bashize byiteka. Amahirwe yo kwiyuzuza n'Imana ari nayo ntego y'ubutumwa bwiza tubwirizwa. Ayo mahirwe akaba arangiye byiteka ubwo Yesu azaba atanze itangazo ngo birarangiye, nkuko byanditswe mu Ibyahishuwe igice cya 22. Atuwanduye agumye yandure, uwera agumye yere, ukiranuka agumye kiranuke, n'ukiranirwa agumye kiranirwe. Ibyo bizabaho ku munsi n'itariki tutazi, bitunguranye ariko n'impamo ko bigomba kubaho. Ubwo icyo gihe kizaba kigeze, Yohana yeretswe mu iyerekwa bizakurikiraho. Abona abamarayika 7 bafite inzabya ndwi zirimo ibyago by'uburakari bw'Imana, bazatangira kubisuka mu isi. Ibyo byago nibatangira kubisuka mu isi, mu iyerekwa umuhanuzi yabonye uko marayika yasukaga icyago cye, hari icyadukaga ku isi kibabaza abantu. Ariko igitangaza, uyu marayika wa 6 we asutse urwabya rwe mu isi, umuhanuzi abona uruzi runini ufurate rukamye, kandi ngo rukamira kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba zitegurwe. Iby'uwo murongo nibyo tugiye kuganiraho. Iyo bavuze uruzi ufurate ruvugwa hano, ntabwo ari rwa rundi dusanzwe tuzi muri geography ruri mu burasirazuba bwo hagati. Ntabwo ari urwo ruvugwa, ahubwo iyi ni imvugo y'umwuka. Mu by'umwuka iyo bavuga uruzi, baba bavuga inyigisho z'ibinyoma. Uruzi ufurate ruvugwa hano mu buhanuzi ni inyigisho z'ibinyoma zigose Babuloni y'iby'umwuka. Kugira ngo abantu babyumve neza, icyo tubasaba ni ukuba maso, nzi ko muri bubyumve. Babuloni, uriya murwa w'i Babuloni wigometse ku Mana, wayoborwaga na Nebukadineza, wari ugoswe n'uruzi ufurate, uruzi nyaruzi runo tuzi muri geography, ngo ku buryo umutekano wa Babuloni bawukeshaga ufurate. Ntabwo byashobokaga ko hagira icyo umuntu atwara i Babuloni atabanje kurwana na ufurate ngo ayishobore. No mu by'umwuka hariho Babuloni y'iby'umwuka, iyo Yesu azaza kurimbura turaza kwireba mu kanya. Ariko nayo igoswe n'uruzi ufurate rw'iby'umwuka, ari rwo nyigisho z'ibinyoma. Nkuko kurimburwa kwa Babuloni iriya ya mbere yo kwa Nebukadineza byasabye kubanza kurwana na rwa ruzi nyaruzi ufurate, niko na Babuloni y'iby'umwuka kuyishobora ari ukubanza gukamya uruzi rw'iby'umwuka ufurate ruyigose, nkuko tugiye kubireba mu kanya. Reka mbanze mbasomera amateka biduhamirize mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami. Hatubwira ko iriya ngoma ya Babuloni yabayeho kugira ngo itsindwe ihirikwe n'Abamedi n'Abaperesi. Ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zabanze kuyobya uruzi ufurate rwari ruyigose. Uwo ni umudugudu nyamudugudu wa Babuloni. Nuru ni uruzi nyaruzi babanze kuyobya. Tubisoma mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, gitabo cy'umwuka buhanuzi, Abahanuzi n'Abami. Turasoma kuri page yacyo ya 531. Ngaho abadukurikira mutega amatwi, wenda uburyo Babuloni ya mbere yashobotse biraza kudufasha no kumenya iyi Babuloni y'iby'umwuka uko ishoboka, uko izashoboka. Ngaho ibyahishuwe, Abahanuzi n'Abami, urupapuro rwa 531. Kuba afite ibitabo by'izindi ndimi murarebera mu cyigisho cya 43. Haranditse ngo
haranditse hati even while he, Belshazzar, and his nobles were drinking from the sacred vessels of Jehovah and praising their gods of silver and of gold, the Medes and the Persians, having turned the Euphrates from its channel, were marching into the heart of the unguarded city. Iri niryo nashakaga. Igihe Nebukadineza n'abatware be n'imfura zo mu bwami bwe bari Berushaza, murakoze. Igihe Berushaza n'abatware be n'imfura zo mu bwami bwe ngo bari mu birori, barya banywa basinda, banywera mu bikoresho by'Imana, nibwo ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zayobeje uruzi ufurate maze zinjira mu rwagati mu murwa utaruri